Ibihe byiza kandi ndabasuhuje mwese bakunzi ba Imbuto Update News. Nshimira rwose buri umwe wakoze subscribe, dore ko ari we uduha imbaraga zo gukora ibyo dusanzwe dukora, ndetse n'utarayikora rwose mushishikariza gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, kwagura umuryango mugari w'abakunzi b'imikino, umuryango mugari w'abantu baba bashaka amakuru agezweho kandi meza. Nta kindi rero kiba gisabwa ni kimwe uretse gukanda subscribe tukabana neza cyane. Aka kanya rero mbazaniye amakuru meza ku bakunzi ba PFC, abakunzi ba PL rwose mutera agatebe, mwigire hino rwose, abantu batwumva muri mu modoka, kumwe umuntu agenda yumva amakuru bigiye bitandukanye, abatwumva muri mu kazi kagiye gatandukanye, uko muba muri gushaka ubuzima. Mwese rero rwose nimwigire hafi, babwire amakuru agezweho. Abakunzi ba PL, abakunzi b'imikino, mwese nimwigire hafi rwose, tuganire, mubwire ku myitozo ya mbere y'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Imyitozo rwose wabonaga ko abasore bari babukereye, igihe aho bakigifite atari babakinnyi bagiye mu kiruhuko rwose bakagenda bakabyibuha wapi. Wabonaga ko baje rwose bakiri babandi nk'uko basoje shampiyona. Nicyo kintu ngiye kugarukaho kano kanya rwose, n'umutoza mushyashya uwitwa Abdelrahim Taleb, akaba ari we wakoresheje imyitozo ya mbere, akaba ari umutoza mushyashya w'ikipe ya PFC, umutoza ukomoka mu gihugu cya Maroc. Rero bakunzi ba PL nimwigire hino rwose, mutera agatebe, nanjye mve imuzi n'imuzingo mbabwire byinshi byaranze imyitozo ya mbere, babwira impamvu yatumye APR ikora imyitozo ya mbere ariko itatangaje ko ariwo munsi izakuraho imyitozo, babwire byinshi bigiye bitandukanye, mbabwire impamvu bamwe mu bakinnyi bashyashya batagaragaye mu myitozo ya APR yakoze kuri uno munsi, n'icyabiteye. Mbabwire se ni abahe bakinnyi ba APR bashyashya baje kuba bagaragara mu myitozo uno munsi, dore ko hafi ya bose bamaze gutangazwa nk'aho baguzwe n'ikipe ya APR, bamaze kuba bagaragara mu myitozo y'uyu munsi. Ndetse na bamwe mu bakinnyi byagaragaraga ko ku ngoma y'uwitwa Darikonovic batahabwaga umwanya uhagije mu myitozo y'uno munsi. Rwose wabonaga ko bakoraga bishimye, ubona ko ari abantu bafite icyizere, biteguye kuba bahanganira umwanya na bagenzi babo basanze mu ikipe, dore ko akenshi iyo umutoza mushyashya aje ubona ko abakinnyi bose baba bafite amahirwe angana yo kuba babanza mu kibuga, kuko umutoza aba aje atazi umukinnyi mwiza kurusha undi, atazi umukinnyi udashoboye kurusha undi. Mwese muba mufite amahirwe angana yo kuba mwajya mu kibuga. Akaba ariyo mpamvu rero imyitozo ndetse n'imikino ya gicuti ariyo igena ukwiye kujya mu kibuga, niyo ugena ushoboye kuruta undi, niyo igena ufite imbaraga kurusha undi, dore ko akenshi umutoza ahitamo umukinnyi aba abona ko yitwara neza mu myitozo. Tujya tubibona mu makipe y'i Burayi, iyo umukinnyi ameze neza mu myitozo no muri match rwose ubona ko hari ibintu biba bimeze neza. Si nko mu Rwanda ubona hari imyumvire yo kuvuga ngo hari umukinnyi wa match utari uw'imyitozo. Ibyo bintu ubundi si ibya gisiporo. Akenshi rwose tumenyereye ko umukinnyi mwiza mu myitozo ari nawe mwiza muri match. Rero n'imyitozo yabaye kuri uno munsi ku itariki rwose ya kabiri, ni imyitozo yabereye kuri stade y'Ikirenga. Abakunzi ba PL murayizi, ni stade iherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi. Ni stade rwose iri Shyorongi, akaba ari stade bimaze kumenyerwa ko ari igicumbi rwose cy'imyitozo cya PFC, ndetse n'imikino ya gishuti imwe n'imwe iba idakomeye akaba ariho ikipe ya PFC iyakirira, dore ko ubona ko ari ubutaka bwayo. Ndetse APR ku munsi wo kuwa gatanu ubwo izaba yagiye ku Murindi ikazanamurika igishushanyo mbonera cya stade nshyashya bateganya kuzubaka. Iyo stade rwose akaba hari n'amafoto amaze iminsi acicikana yerekana ibyo stade, yerekana uko iyo stade izaba imeze. Gusa APR ubwayo ntabwo irabigira confirm niba iyo ngiyo ari cyo gishushanyo mbonera cy'iyi kipe cy'iyo stade izubakwa i Shyorongi, ariko akazaba atari stade yonyine izubakwa, ahubwo akazubakwa icyitwa complex aba ari uruhurane rw'ibibuga runaka, aho usangamo ikibuga cy'umupira w'amaguru, ugasangamo ikibuga cya basketball, ugasangamo ikibuga cya volleyball, ugasangamo ikibuga cya tennis, ugasangamo piscine zigiye zitandukanye, ugasangamo hoteli nziza kandi ziba zigezweho, ndetse ugasangamo n'ibindi bintu byinshi cyane bikunda kugira iruhande rw'amastade. Ugasangamo amaresitora, ugasangamo aho bacuruza icyayi ndetse n'ikawa, aho akenshi na kenshi rwose amastade meza ibyo bintu bitajya bibura iruhande rwa stade, dore ko ariho abafana rwose basohoka bakajya kugura ibikoresho, imyenda y'ikipe. Hakaba hari amaduka
gutambuka hafi aho ngaho arimo acuruza iyo myenda nk'uko ku yandi masitade biba bimenyerewe. Amakuru ahari rero akaba avuga ko iyo stade igomba kuzakira abantu 50,000 rwose bifunze, byumvikana ko izaba ari stade nini kandi iri ku rwego rwiza cyane. Ako rero karagaciyemo, nari ndimo babwira ku myitozo ya APR ko yabereye i Shyorongi. Rero murabizi ko APR yaguze abakinnyi bashyashya bagiye batandukanye, yaguze uwitwa Ngabonziza Pacifique uturuka muri polisi, muramuzi neza cyane, uyu ni umukaseri akina kuri 6, akaba asanze ku mwanya witwa Dauda Yusuf, agasangaho uwitwa Nshimirimana Ismail Pichu wamaze gutandukana na APR we yaragiye rwose byamaze kuba confirm, akaba asanzeho uwitwa Frodouard Mugiraneza. Ubwo byumvikana ko bagiye kuba abakinnyi 3 ku mwanya wa 6. Haje rero n'undi musore bamwita Iraguha Haji, akaba ari umuwinga w'imbere, akaba asanzeho benshi bagiye batandukanye ba Muzungu n'abandi ba Hakimu Kiwanuka basanze kuri uwo mwanya, bakaba bagomba kuzahanganira umwanya wo kubanza mu kibuga. Haje nanone rero witwa Hakimu Bugingo akina kuri 3, ni umwanya asanzeho uwitwa Claude Niwomugabo, akaba ari we wenyine akina kuri 3. Rero n'uyu nguyu Bugingo Hakimu akaba agomba kuza bakifatanya bagahanganira umwanya, ndetse haje n'uwitwa Raouf Memeri Dao. Uyu Raouf Memeri Dao we mu myitozo ntabwo yaje kuba yagaragara, ntabwo twamenya impamvu nyamukuru atagaragaye, gusa ntabwo yaje kuba agaragaramo, ariko amakuru ahari amwe tuvuga barimo acicikana nuko ashobora kuba akiri iwabo, hari ibintu yagiye gukurikirana kugira ngo abone uko yimukira mu gihugu cy'u Rwanda neza, aze inaha mu Rwanda yiteguye afite ibikoresho byose bishoboka kandi byiza bigezweho neza cyane nk'umukinnyi mushyashya w'ikipe ya APR FC. Ndetse imyitozo yanagaragaje ko hari amakuru rwose abakinnyi bavuga ko bazagenda, ariko akaba batagomba kugenda mu bakinnyi bashyashya. Na Ombolenga Fitina nawe rwose yagaragaye, ndetse n'umuzamu murimo muramubona cyane bamwita Adolphe, nawe yari ari mu myitozo mishyashya ya APR FC, byumvikana ko rwose nawe yari yabukereye. Ndimo mbabwira rero ku witwa Memeri Raouf Dao ko atitabiriye imyitozo, ndimo mbabwira ko hari abantu benshi bari bamaze kwishyiramo ko bazagenda, ko batazakomezanya n'ikipe ya APR FC muri uno mwaka tugiye kujyamo, muri no sezo tugiye kujyamo, ariko byamaze kugaragara ko ashobora kuba ari ukwibeshya gukomeye, kuko wabona ko mu myitozo rwose nta gahunda bari bafite yo gusohoka, wabona ko ari abantu bari kumwe n'abandi 100%, ahubwo bari no guha morale abandi, barimo gushyira morale mu bandi, ubona ko ari ibintu byasaga neza cyane. Uwitwa Nigena Clement ubona ko yari afite imbaraga nyinshi cyane, afite imyuka ubona ko yuzuye rwose, arimo ahumeka neza cyane, ahumeka ikipe yanyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, ubona ko umukara n'umweru ari ibintu arimo afiringa cyane. Uwitwa Jean Bosco Ruboneka mu myenda y'imikara rwose bakoranye imyitozo, wabonaga ko ari umukinnyi wari uri hejuru cyane, ubona ko rwose ari umukinnyi witeguye cyane kuba yahanganira mu ikipe ya APR FC. Ho amakuru menshi yagiye asohoka avugaga ko bano bakinnyi rwose nta gahunda yo kuzagenda bafite, ku bano bakinnyi bari muri APR FC ntagendetse rwose, kandi mu gihe kiri imbere, mu myaka myinshi iri imbere, ko bagomba kuba bakwitangira ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ntibagiwe witwa Claude Niwomugabo ko nawe rwose mu bakinnyi wabonaga ko bitwara neza, bashaka kuma muri APR FC. Niwomugabo Claude wabonaga ko ari mu myanya y'imbere, ubona ko rwose ari umwe mu bakinnyi biteguye kuzaguma muri APR FC, rwose ari abakinnyi bafite umwanya, cyangwa se umwanya wabo wose bawufitiye ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Bakunzi ba Imbuto Update News rero murabizi ko mbakunda cyane, icyo mbasaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe mugafungura akazugira kugira ngo mujye mubona amakuru kandi ku gihe, we dukomeze kubana mu zindi nkuru zitaha. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane. Nitwa Pacifique Mbuto Rukundo, kaduhuze muri